Yosefu ufunze ariko n'umuhanga mu gusobanura inzozi. Haleluya. N'umuhanga mu gusobanura inzozi ariko ari muri prison kuko atarabona umuvuga neza. Hari ubuzima bwawe bwiza buhari, hari ahantu heza hahari, hari ibintu byiza wakora ariko kuko utarabona umuntu kuvugaho neza, uracyari ahantu habi, uracyari ahantu haruhije, uracyari ahantu hagoye, uracyari ahantu hakomeye kuko utarabona ukuvugaho neza. Ariko Imana ya Isiraheli 2025 amezi 3 atarashira y'umwaka kugeza mu kwezi kwa 4 Imana izamaze connecting amavuta bakuvuga neza kugira ngo wibukwa aho uri mu izina rya Yesu. Amwe ngo umugabo aratangaje mu kuvuga inzozi no kwisobanura ati ku munsi ndota inzozi je n'umuhereza wo mitsima uko twabirotoye niko abisobanuye kandi uko yabisobanuye niko byasohoye nta kibuze. Umwami ngo arategeka ngo mugene mu mukureyo biravuga ngo Yosefu amuhuza mu nzu y'imbohe. Kuko uvuga neza rero bishaka kuguhuza mu buzima bubi bikakugera mu buzima bwiza. Imana ya Isiraheli iguconnecte mu mavuta yo kuvugwa neza ku buryo ubuzima bwawe buhindurwa no kukuvuga neza. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ikindi cya gatatu, kuvugwa neza. Kuvugwa neza bishobora gutuma werekana ubushobozi ufite. Yesu ashimwe cyane. Kuvugwa neza bishobora gutuma werekana ubushobozi ufite. Haleluya. Iyo umuntu avugwa neza bimutera igikundiro. Amavuta y'igikundiro ava mu kuvugwa neza. Haleluya. Imana iguha amavuta yo kuvugwa neza kugira ngo uyu mwaka 2025 urangirize mu gikundiro. Igikundiro ni ikintu gikomeye cyane. Abantu bajya bagira favor, bakagendera muri favor, bagakorera muri favor, bakaba muri favor, bakarara muri favor, ubuzima bukabaho muri favor. Imana iguhagurukiriza ayo mavuta mu izina rya Yesu. Bivuze ngo kuvugwa neza biruta amavuta y'igiciro cyinshi atamye. Kuvugwa neza ubwabyo biruta amavuta. Kuvugwa neza ubwabyo bizana amavuta ku buzima bw'umuntu, bizana itandukaniro, bizana igikundiro. Uyu mwaka Imana igusuka amavuta yo kuvugwa neza, mu kazi uvugwe neza, mu rugo rwawe uvugwe neza, mu baturanyi uvugwe neza, mu nshuti uvugwe neza. Igikundiro mu nshuti, igikundiro mu rugo rwawe, igikundiro mu bana bawe, igikundiro mu babyeyi, igikundiro mu bavandimwe, igikundiro mu kazi, igikundiro mu rusengero. Ahantu hose Imana igushira amavuta y'igikundiro bwo kuvugwa neza mu izina rya Yesu. Ashimwe cyane bene data badukurikirana amahanga atandukanye, ndabashuje mu izina ry'Umwami Yesu Kristo kuri channel Bishop John K. Tubahaye ikaze kandi turabakunda, akomeje kugenda natwe no kudukurikira. Twongeye kugaruka kandi kuganira ku buhanuzi twavuze ko tuzabutambutsa mu bice 4. N'ubuhanuzi 4 dushaka kubugabanya muri part 4, ariko uzakurikirana ubuhanuzi akabusengeramo nzi neza ko ubuzima bwe buzahinduka, kuko aya ni amagambo Imana yamaye kandi inambwira ko umuntu wese uzinjira muri aya mavuta akayahagararamo uyu mwaka azabona impinduka ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Tubonye Imana ihindura ibintu, tubonye Imana ikora ibitangaza, tubonye Imana ikora ibikomeye. Rero turabasaba gukomeza kudukurikirana, gukomeza kubana natwe, gukomeza kumva ijambo ry'Imana no kwakira aya mavuta, ubuzima bugahinduka. Reka dusenga Imana. Mwami, turagushimye kuri Imana ikomeye kandi kiranuka. Uri Imana yatambukije ubuhanuzi mu kanwa kanjye, uzabona impinduka ku buzima bwe mu izina rya Yesu. Ndasenzere kugira ngo ukore ibitangaza, imbaraga zawe zigaragare ku buzima bw'abantu mu izina rya Yesu. Amen. Turacyari kuri cyanditswe cyacu cyo muri Lusi. Ubushize twavuze mu gice cya mbere, twavuze kuguhura n'umuntu no kubana cyangwa guhuzwa cyangwa se amavuta duconnecta ku bantu bafite umumaro ubuzima bwacu. Twasanze ari ishyano, ari igihombo gutinana n'umuntu udafite icyo yungura ubuzima bwawe. Nimba ari cyo kintu wakwicuza mu buzima, icyo kintu cyatumye na Yuda yicuza ariyahura.
igihe abandi kubana na Yesu bungukaga, bakunguka gukora ibitangaza ba Petero, bakunguka guhagurutsa ibirema bikagenda, bakunguka kubona isi bemera, bakunguka kubaka itorero rya Kristo, Yuda we yungutse kwimanika ariyahura. Nicyo gihombo kibaho mu buzima, kugendana, gutindana n'umuntu udafite icyo yungura ubuzima bwawe biruta gutakaza miliyoni. Kuko umuntu udafite icyo yungura ubuzima bwawe, byanze bikunze arabudindiza, byanze bikunze bigutera kwicuza, byanze bikunze bikumarira umwanya n'igihe. Rero ndifuza ko Imana uyu mwaka ihagurutsa abantu bafite umumaro ubuzima bwawe. Imana ikonekite muri ayo mavuta mu izina rya Yesu. Rero uyu munsi tugiye kuvuga ku pati ya kabiri, iyo twasomye mu murongo wa 11, turi ku gitabo cya Rusi ibice 2, none tugiye gusoma umurongo wa 11. Haravuga ngo Bowazi aramusubiza ati, basobanuriye neza ibyo wagiriye nyoko bukwe byose, uhereye aho umugabo we yapfiriye, kandi yuko wasize so na nyoko n'igihugu wavukiyemo, ukaza mu bwoko utazi. Uyu munsi ndashaka kuvuga ku mavuta Imana yambwiye ishaka kuduha cyangwa kudukonektamo, amavuta yo kuvugwa neza. Haleluya. Imana iduha, turimo turavuga kuri aya mavuta, Imana kuduhuza, Imana kuduha cyangwa guhagurutsa abantu batuvuga neza. Dusomye neza ijambo ry'Imana atubwira ngo nago Bowazi yaraziranye na Rusi, ariko Bowazi akigera mu mirima ye ngo abagaragu be, abajabe bavuze Rusi neza. So rero Imana idukonekite mu mavuta y'abantu batuvuga neza. Reka mbabwire bantu b'Imana mumurike kandi mukanyumva isaha. Umuntu umwe ashobora kukuvuga neza cyangwa babiri bigahindura ubuzima bwawe, cyangwa se umuntu umwe cyangwa babiri bashobora kukuvuga nabi bakangiza ubuzima bwawe. Iyo somye inkuru iri mu Bami ba mbere ibice 21 umurongo wa 15 kugeza ku 13, havuga umugabo witwa Naboti birivuga ngo yari afite uruzabibu rwe Yezeri. Ahabu ngo ararwifuza, ngo ariko Naboti yanga kurugurisha Ahabu, aramubwira ngo mba nduguhaye kuko uri umwami. Ariko biragatsindwa muri Israheli kubona umugabo ugurisha gakondo ye kirazira, amategeko ntago yabyemeraga. Ahabu asuye yababaye ngo ageze mu rugo abiganije Yezebeli, umugore murabizi ko ari umurozikazi w'umwicanyi w'umugome w'umuhanga, ngo aramubwira ngo hari ubundi buryo naguhesha urwo ruzabibu ariko utababaye uri umwami nyiri igihugu. Umugabo ati wabigira ute? Ati ndaza kurugwa nimugoroba. Yezebeli ngo agina atoranya abagabo Bible yita ibigoryi babiri, ngo bahamagara abantu ku musozi, bahamagara na Naboti, ngo bahageze ngo batangira kumushinza ibinyoma, ngo bamushinza ko yatutse Imana ya Israheli n'umwami Ahabu. Kandi amategeko avuga ko umuntu ututse Imana ya Israheli agatuka n'umwami yicishwa amabuye. Muzi ko umugabo bamukuyeho ubuzima bitewe n'abagabo babiri b'ibigoryi bamuvuza ibinyoma bitari byo. So umuntu ashobora kuhaguruka ari umwe agahagurukana akanwa kakuvuga ibinabi, kakuvuga ibibi, akangiza ubuzima bwawe, akangiza urugo rwawe, akangiza urubyaro rwawe, akangiza isura yawe, akangiza icyerekezo cyawe, akangiza ibitekerezo byawe, akangiza amarangamutima yawe. Wazajya wireba ugatangira kwicuza icyatumye ubaho. Ni nako n'Imana ishobora gukonekita umuntu mu mavuta yo kuvugwa neza. Umuntu umwe akavuga neza ubuzima bwawe bugahinduka. So ndimo ndavuga rero kuri aya mavuta Imana yambwiye. Haleluya, lebosaya. Amavuta Imana yambwiye turi bwikonektemo, turi busengeremo, na amavuta yo kubwira Imana ihagurutsa abantu batuvuga neza, abantu baduhamya. Reka mbabwize ukuri, nta muntu utagira ibyiza. Niyo waba ufite ibibi ukora, ariko hari n'ibyiza ufite. So niyo ndizera ko abantu badakwiye kuturebaho ibibi gusa, nagabana nakwiye kuturebaho mu ntege nke gusa. Intege nke turazifite nibyo, kuko turi abantu, kandi nta muntu utagira intege nke. N'abamarayika babaye mu isi ngo Imana yabonye itashoboye kwanduranya nabo kubera ibyaha, kubera basambanye n'abana b'abantu, ngo Imana batandukanye n'umwuka wayo. Iyi si iranduye,
turwana nayo, dukirana nayo. Hari igihe tugira imbaraga, hari igihe tugira intege nke, hari igihe dukosa, hari igihe dukiranuka. Ariko ntabwo uyu mwuka akwiriye guhagurutsa abaturebaho intege nke gusa n'ibibi, ahubwo ndashaka twikonekite mu mavuta yo guhagurutswa ko abantu batuvuga ibyiza. N'Imana guhagurukiza abantu babiri bakakuvuga imirimo myiza, bakakuvuga ibyiza, bakakuvuga ibyo wakoze, bakaguhamya, ubuzima bwawe bwahinduka mu izina rya Yesu. Haleluya. Yesu haleluya, haleluya, Yesu haleluya. Imana igukonekite muri ayo mavuta yo kuvugwa neza. Imana yagurutse abagabo bakuvuge neza, Imana yagurutse abadamu bakuvuge neza, Imana yagurutse abo ku kazi bakuvuge neza, Imana yagurutse abo mu rugo rwawe bakuvuge neza, Imana yagurutse abaturanyi bakuvuge neza, Imana yagurutse inshuti zawe zikuvuge neza, Imana ihagurutse abavandimwe bakuvuge neza, Imana ihagurutse amahanga kuvuge neza. Ndagusabira ngo wikonekite muri ayo mavuta yo kuvugwa neza mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Bakuvuge neza mu izina rya Yesu. Amagambo y'urucana Imana yakureho, Imana igwa abantu bakuvuga neza. So rero iki ni igice cya kabiri cy'ubuhanuzi turimo tuganiraho. Imana yamaye imbwira ko abantu bazikonekita muri aya mavuta, abantu tuzabana, abantu bazakurikira ijambo, bazakurikira amasengesho, bazakurikira ibi bihe, tuzakurikiza ibihe byo gusenga, dushoze kumva ubuhanuzi, tubusengere kugira ngo uyu mwaka wa 2025 twikonekite muri ayo mavuta, twikonekite muri ibyo birere bine. Ikirere cyo guhuzwa n'umuntu ufite umumaro ubuzima bwawe, ikirere cya kabiri cyo kwinjira amavuta yo kuvugwa neza mu izina rya Yesu. Reka tuvuge ku mumaro wo kuvugwa neza. Rero kuvugwa neza ni ibintu by'agaciro. Icya mbere, kuvugwa neza bitera kwibukwa. Abantu bashobora kuba barakwibagiwe, ariko cyangwa baragutaye cyangwa barakuretse, ariko bakuvuga neza ukongera ugasawundinga mu matwi y'abantu. Kuvugwa neza icya mbere bitera kwibukwa. Reka dusome uyu murongo munyangane Danieli ibice 5 ko numva shaka ko tuhasoma. Danieli, igitabo cy'umuhanuzi Danieli ibice 5 umurongo wa 14 haravuga hate, haravuga ngo numvise bakuvuga ko umwuka w'Imana ari muri wowe, kandi ko umucyo no kwitegereza n'ubwenge byiza bikubonekaho. Haleluya. Donc muri uyu murongo mvuze, uyu ni umwami Mungu wa Nebukadinezari, Beleshazari yimye ingoma, ku ngoma asimbuye se Nebukadinezari. Danieli yari uwa kabiri ku mwami, yari minisitiri w'intebe. Danieli yaramwirengagije, aramuta, aramwibagirwa. Noneho igihe kimwe ngo uyu Mungu wa Nebukadinezari amaze kwima ingoma, ngo akora umunsi mukuru, akora ibirori. So nimba byari birthday sinzi, ariko yari pate, byari ibirori. Ngo akoze ibirori, ngo ateranya abagaragu be, ateranya abatware bo mu gihugu cye, ngo ateranya abagore be, ngo ateranya n'ishorekeze. Ngo arangije kunywa vino, ngo amaze gusinda, ngo atumaho ibintu byo mu nzu y'Imana by'agaciro by'izahabu n'ifeza. Ngo Nebukadinezari yari yarakuye Isiraheli, Yerusalemu yasenyaga, ngo abitumaho barabizana, ngo atangira ibikombe by'izahabu by'inzu y'Imana, ngo atangira kubinywesha vino hamwe n'ishoreke n'abagore be n'abagaragu be n'abatware be nk'imbere b'igirwamana by'i Babuloni. Ngo icyo gitera Imana cyane kurakara kubera kugasuzuguro. Ngo abona ikiganza cyandika ku rusika, ngo ariko cyandikwaho amagambo ari mu rurimi rutazwi, ariko ayo magambo amutera ubwoba, ngo amukura umutima. Biravuga ngo amavi yarakomangana, amavi yarakomangana. Bivuze ngo bivuze ikibi, yabonye ururimi atazi, ariko agira sansi yo gusobanukirwa ko ibyo bintu nubwo atabizi bikomeye. Ngo arangije habura n'umwe, abapfumu, abakonikoni, abanyabwenge b'i Babuloni, habura n'umwe wasobanurira umwami ibyanditse kuri urwo rusika. Ngo ariko umugore we aramubwira ngo nyagasani, hari umuntu witwa Danieli w'umunyagano, iso yakuye i Buyuda, uriho umwuka w'ubwenge no kwitegereza no guhishurirwa, wamuzana yagusobanurira bino bintu. Haleluya. So ndashaka kuvuga iki, Danieli yaribagiranye
yari yaratawe, yari yararetswe, ariko umugore umwe ari we mugore w'umwami amuvuga neza, amwibutsa umwami ajya kuzajya avuga numvishe bakuvuga. Haleluya. Ndashaka uyu mwaka Imana ikonekite mu mavuta yo kuvugwa neza, ku buryo ibyakwibagiwe n'abakwibagiwe Imana yongera kuba ihagurutsa abantu bongera kubakwibutsa mu matwi, bakongera bakibuka ko uhari, bakongera bakibuka ko ufite umumaro, bakongera bakibuka ko hari icyo wakora, bakongera bakibuka agaciro kawe. Umwami yongera amwibutsa ngo hari umugabo Daniyeli. Haleluya. Hari umugabo Daniyeli. Ariko ndashaka munyumvire kweri kuno umurongo utangaje. Munyumve nawe uri umwami w'igihugu ugafata umuntu aravuze ngo numvise bakuvuga ko umwuka w'Imana uri muri wowe, kandi numvise bakuvuga ko umwuka w'Imana ari muri wowe, kandi ko umucyo. Tekereza kuba uri umwami w'igihugu, umuntu uri umwuka w'Imana n'umucyo no kwitegereza n'ubwenge bwinshi, umwibagirwa sibyo, ukamutera umugongo. Ha my God. So hari cyakwibagiwe, hari abakwibagiwe, hari abakuretse, hari abaguteye umugongo ubona bagufitiye umumaro, hari abakujugunye kure ubona bagufitiye umumaro. Imana igukonekitinge mu mavuta yo kukwibutswa mu izina rya Yesu. Nagushobora kwibukwa hatari abakuvuga neza, nagushobora kwibukwa hatari abakwibutsa. Imana ikonekitinge mu mavuta yo kwibutswa, dosiye yawe yibukwe. Haleluya. Izina ryawe ryibukwe, imirimo yawe wakoze yibukwe, ubwenge bwawe bwibukwe, diguri yawe yibukwe, urubyaro rwawe rwibukwe. Imbabazi z'Imana zongere gukonekita n'abantu bakuvuga neza mu izina rya Yesu Kristo. Aya mavuta rero ashobora gutuma wibukwa nkuko Daniyeli yibutswe kandi yari yaribagiranywe, umwami yari amwirengagije. So nanywe ndakubwira ngo wikonekitinge mu mavuta uyu mwaka. Imana ikonekite mu mavuta yo kwibukwa, wongere wibukwe, wongere wibukwe, wongere wibukwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Icyakabiri kuvugwa neza bishobora kugukura mu buzima bikagushyira mu bundi buzima. Ahangaha muraza gusoma Itangiriro ibice 41 guhera ku murongo wa 14 kugeza kwa 16. Ko ndashaka tuvuga ubuhanuzi uko Imana yabumaye dukurikije ibyanditswe. Hasobanura neza ko igihe Yosefu yari mu nzu y'imbohe, yasobanura inzozi abakozi ba Farawo, abagaragu ba Farawo babiri. Umwe ari umuhereza wa vino, undi ari umuvuzi w'imitsima. Mwese murabizi. Abasobanura neza abwira ko umuvuzi w'imitsima mu minsi 3 ari bumanikwe, umuhereza wa vino mu minsi 3 mu birori bya Farawo ari busubizwe mu nshingano, akongera agahereza umwami akaba umutware. Ariko Yosefu aramubwira ati nugerayo uzanyibuke. Ko Yosefu araza agaciro ko kuvugwa neza. Nugerayo ibwami, haleluya, uzanyibuke. Nta kindi cyari gukura Yosefu muri ubu buzima, kuko muribuka ko Potifari yamufunze nta dosiye, yamufunze nta rubanza ruhari, yamufunze nta kuburana guhari. Byari forever, ubuzima bwose muri gereza. Ariko arambwira ngo rero amaze kubasana inzozi abwira umuhereza wa vino, abwira ngo nugerayo uzanyibuke, uzamvugeho neza. Igihe kigeze rero ngo uyu muhereza agira ikibazo cyo kubwira Farawo ibyo muri gereza, ngo ajya kuvugira Yosefu, ngo akibuka ko ari bwibutse umwami amakosa ye, bigatuma umwami ashaka kumwibutsa byutse nabi, akongera akamusubiza muri gereza, ngo agahora atinya kumubwira. Igihe kimwe Farawo ararota inzozi zikomeye zireba isi yose, z'uburumbuke bw'imyaka 7, simbisubiramo ibyo, n'inzara y'imyaka 7. Yabirose mu bintu bibiri. Yarose amatungo abyibushye arizo nka 7, arota n'izindi nka mbi z'imyaka 7 zavuye mu ruzi zimira za zindi za mbere 7, ngo arongera arota no mu bijyanye no kurya, ngo arota amahundo y'amasaka 7 atsibaze meza, ngo arongera arota n'ayandi 7 ahusha asa nabi
arayamira ngo yo Farawo ariko ananirwa kumenya inzozi n'ikiroto, ariko nabwo abyuka afite testi yumva atabyibuka, ariko abonye unimwibutsa ashobora kubisobanura. Ngwaje ngo ahamagara abapfumu n'abanyabwenge n'abakonikoni n'abahanga bo muri Giputa, avuga ngo abanyegiputa mwe ni musone ibyo narose, kuva mbirose nabuza amahoro, birakomeye ariko nabyibagiwe, ariko mbonye umuntu urinyibutsa nabasha kubyibuka. Ngo abapfumu bambwira ngo nyagasani, muri iyi si nta muntu uhari ushobora kumenya ibintu nk'ibyo umuntu yarose asinziriye, keretse uwabirose yabyibuka akabirotora, hanyuma abandi bagasobanura inzozi. Ngo Farawo agiye uburakari avuga ngo ntacyo mumariye igihugu, nanjye ntacyo mumariye, mwese murarimbuka nimutabivuga. None ngo uyu muhereza wa vino ngo abonye abanyabwenge b'abanyegiputa n'abapfumu n'abakonikoni bagiye gushira, avuga ngo nanjye nta kindi naba nsigaye nkora, ngo reka mbwire umwami bya Yosefu, nishaka nanjye mpfa ariko mbivuge. Ngo arangize ngo ajye imbere y'umwami ngo nyagasani, mwami wa Egiputa Farawo, hari icyo nshaka kukubwira. Undi ati mbwira. Ati ndashaka kukwibutsa ubuzima bwanjye bwo muri gereza. Undi ati yego. Igihe wadufungiye muri gereza, jye n'umuvuzi w'imitsima, twasanze umuheburayo w'umunyagano witwa Yosefu ufunze, ariko ni umuhanga mu gusobanura inzozi. Haleluya. Ni umuhanga mu gusobanura inzozi, ariko ari muri prison kuko atarabona umuvuga neza. Hari ubuzima bwawe bwiza buhari, hari ahantu heza hahari, hari ibintu byiza wakora, ariko kuko utarabona umuntu ukuvugaho neza, uracyari ahantu habi, uracyari ahantu haruhije, uracyari ahantu hagoye, uracyari ahantu hakomeye, kuko utarabona ukuvugaho neza. Ariko Imana ya Isiraheli 2025 amezi 3 atarashira y'umwaka kugeza mu kwezi kwa 4, Imana izamaze connecting amavuta bakuvuga neza kugira ngo wibukwa aho uri mu izina rya Yesu. Amenya ngo umugabo aratangaje mu kuvuga inzozi no kwisobanura, ati ku munsi ndota inzozi jye n'umuhereza wo mitsima, uko twabirotoye niko abisobanuye, kandi uko yabisobanuye niko byasohoye, nta kibuze. Umwami ngo arategeka ngo mugene mu mukureyo, biravuga ngo Yosefu amuhuza mu nzu y'imbohe. Kuko uvuga neza rero bishaka kuguhuza mu buzima bubi bikakujyana mu buzima bwiza. Imana ya Isiraheli igukonekite mu mavuta yo kuvugwa neza, ku buryo ubuzima bwawe buhindurwa no kukuvuga neza. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Ikindi cya gatatu, kuvugwa neza. Kuvugwa neza bishobora gutuma werekana ubushobozi ufite. Yesu ashimwe cyane. Kuvugwa neza bishobora gutuma werekana ubushobozi ufite. Muze gukomeza musome Itangire 41 guhera kuri 37 kugera kuri 40. Herekana ko uyu mugabo Yosefu niwe tukivugaho amaze kuva muri prison, wamuhereza wa vino yamuvuze neza, ngo yamaze gusobanura inzozi 37, ngo araze ngo anatanga igitekerezo cyo kuntu abantu bashobora gucunganwa n'inzara niyica abantu. Avuga ngo imyaka 7 y'uburumbuke dushobora kwijera, tugashyira management nziza, tukamanaginga ibiryo, tugahuza ubutaka, tugahinga, tukeza umusaruro ushobora gutunga kabiri. Ninde wundi twabona muri Egiputa ufite ubwenge nk'ubw'uyu muntu uri mu mwuka w'Imana w'ubwenge? Ngo nta wundi keretse uyu. Yosefu yari afite umwuka w'ubwenge, yari afite umwuka w'ubuhanga, yari afite ikintu ashoboye gukora gishobora guhindura isi, ariko ari muri gereza. Ariko umunsi avugwa neza yavuye muri gereza. So reka Imana ihagurutse abakuvuga neza, reka Imana iconnecting mavuta yo kuvugwa neza, ku buryo iminyururu yaboshe icyo ushoboye, uburyo umunyururu yaboshe ubushobozi bwawe icika, ugatangira agaragaza icyo. Haleluya, haleluya. Yesu uri mwiza kweli. Reka Imana igushyire muri aya mavuta mwene data. Iyo minyururu yaguhambiriye, ubuhanga urabufite, ubushobozi urabufite, ubwenge urabufite, amavuta urayafite, umwuka w'Imana urawufite. Ntabwo urya ruswa, ntiwabesha, ntiwakwiba, ntiwanyaga abantu ibyabo, ariko ubuzima bwagushyize ahantu muri gereza. Ndaguconnecting amavuta yo kuvugwa neza kugira ngo iminyururu ikuveho, yaba ari ya karande, yaba ari yo mu miryango, yaba ari yo bakuroze, yaba ari yo baguhambirije. Iyo minyururu yose
icibwe no kuvugwa neza. Imana ihagurutse umuntu kuvuga neza, uve mu buzima ujye mu bundi buzima mu izina rya Yesu Kristo. Ikindi gikurikiraho umumaro wo kuvugwa neza. Kuvugwa neza bizana igikundiro. Yesu ashimwe cyane. Kuvugwa neza bizana igikundiro ku buzima bwacu. Haleluya. Iyo umuntu avugwa neza bimutera igikundiro. Amavuta y'igikundiro ava mu kuvugwa neza. Haleluya. Imana iguha amavuta yo kuvugwa neza kugira ngo uyu mwaka 2025 urangirize mu gikundiro. Igikundiro ni ikintu gikomeye cyane. Abantu bajya bagira favor, bakagendera muri favor, bagakorera muri favor, bakaba muri favor, bakarara muri favor, ubuzima bukabaho muri favor. Imana iguhagurukiriza ayo mavuta mu izina rya Yesu. Reka dusome uwo murongo wumve kuntu kuvugwa neza bizana amavuta y'igikundiro. Reka dusome igitabo cy'umubwiriza ibice 7 umurongo wa mbere wumve. Havuga ngo kuvugwa neza kuruta amavuta atamye y'igiciro cyinshi, kandi umunsi wo gupfa uruta umunsi wo kuvukaho. Baravuze ngo kuvugwa neza biruta amavuta y'igiciro cyinshi atamye. Kuvugwa neza ubwabyo biruta amavuta. Kuvugwa neza ubwabyo bizana amavuta ku buzima bw'umuntu, bizana itandukaniro, bizana igikundiro. Uyu mwaka Imana igusuka amavuta yo kuvugwa neza. Mu kazi uvugwe neza, mu rugo rwawe uvugwe neza, mu baturanyi uvugwe neza, mu nshuti uvugwe neza. Igikundiro mu nshuti, igikundiro mu rugo rwawe, igikundiro mu bana bawe, igikundiro mu babyeyi, igikundiro mu bavandimwe, igikundiro mu kazi, igikundiro mu rusengero. Ahantu hose Imana igushyira amavuta y'igikundiro bwo kuvugwa neza mu izina rya Yesu. Icyanyuma na umwuka mishe cyo tuvugaho nacyo, kuvuga neza bitera ibyishimo. Kuvugwa neza bitera ibyishimo. Reka dusome Imigani 22:1. Kuvugwa neza, haleluya, kuvugwa neza bitera ibyishimo. Imigani 22 umurongo wa mbere uvuga ngo kuvugwa neza biruta ubutunzi bwinshi no gukundwa kuruta ifeza cyangwa se izahabu. Haleluya. So kuvugwa neza Bible yavuze ngo biruta ubutunzi bwinshi. Umuntu ashobora kugira ubutunzi bwinshi ariko atagira umuvuga neza. Umuntu ashobora kugira ifeza nyinshi ariko atagira umuvuga neza. Biravuze ngo nta mumaro. Ariko ngo kuvugwa neza birabiruta. Bivuze iki? Kuvugwa neza binezeza umutima. Kuvugwa neza bizana ibyishimo. Uzi kugera ahantu kuvuna baramuvuga neza. Kandi reka mbabwire, nimba ushaka kuba kuvuga neza, nawe iga kuvuga neza bagenzi bawe, iga kureba abandi ibyiza. Si uri muntu ki uhora urebaho abantu inenge. Nta muntu uri cyiza, nta muntu uri ikintu gisa neza. Hari abantu rero dufite bo baremeye guhora bareba inenge ku bandi. Njyewe ndakubwira ngo hari umuntu ujya mu bukwe akaba ibintu byose byabaye byiza, yabura icyo avuga atareka abageni basakaga cyane. Nose yagira ngo barire, bari ku rupfu ko bari mu byishimo. So hano mu isi dufite abantu baremwe batyo, bishobora guturuka ku bikomere by'ubuzima, bishobora guturuka aho bakuriye nuko babayeho, bo batazi akanwa kabo katazi kuvuga neza. Ariko ndagusabira ngo Imana igukonekite amavuta yo kuvugwa neza kugira ngo ikwemere ibyishimo mu mutima mu izina rya Yesu. Yesu abaho umugisha rero. Ibyo ni ibintu by'agaciro mvuze biterwa neza no kuvugwa neza. Icya mbere twasanze kuvugwa neza bitera kwibukwa. Kuvugwa neza bishobora kudukura ahantu twari turi mu buzima bikatujyana mu bundi buzima. Kuvugwa neza bishobora gutuma twerekana icyo dushoboye gukora. Kuvugwa neza bishobora kudutera igikundiro. Kuvugwa neza bishobora kudutera ibyishimo. Imana ikonekite muri ayo mavuta mu izina rya Yesu Kristo yo kuvugwa neza.
ndagusengeye ndakwingingiye ngo Imana ikwize muri ayo mavuta umwaka wa 2025 amezi 3 atarashira. Nicyo ndimo kuvugana n'Imana. Tuzajya kwinjira mu kwezi kwa 4. Imana yamaze kuguhuza n'aya mavuta. Imana yamaze gushyira muri icyo cyerekezo cyo kuvugwa neza. Kuvugwa neza biguhereze kwibukwa. Abakwibagiwe bose bagufitiye umumaro. Imana igukonekite mavuta yo kuvugwa neza kugira ngo wibukwe mu izina rya Yesu. Ahantu ubuzima bwari buri hakomeye, hagoye, haruhije, Imana ikonekite mu mavuta yo kuvugwa neza, uva aho hantu uzamurwe ushyirwe mu bundi buzima mu izina rya Yesu Kristo. Ndagusengeye ngo kuvugwa neza uyu mugoroba, kuvugwa neza bikuremere igikundiro ku buzima bwawe, bikuremera amavuta y'igikundiro, mu kazi igikundiro, mu rugo rwawe igikundiro, mu bana bawe igikundiro, mu nshuti zawe igikundiro, mu bavandimwe bawe igikundiro, nawe ubwawe ugira igikundiro cyo kwikunda. Haleluya, haleluya. Imana iguha ikintu cyitwa igikundiro, ayo mavuta akubeho kurya nawe wikunda, wambara ukumva uraberewe, utambuka ukumva utambuka neza, uvuga ukumva uvuga neza, ukora ukumva ukora neza mu izina rya Yesu Kristo. Kuvugwa neza, ayo mavuta Imana yaguhuze nayo yo kuvugwa neza kugira ngo ugire ibyishimo, ube mu buzima bwishimye umwaka. Hari ibyo utambutse 2024 byagukomerekeje, byakubabaje, byakurijije, byaguteye agahinda, bituma urara udasinziriye. Uyu mugoroba Imana ikwimure muri ubwo buzima, igushyire mu mavuta yo kuvugwa neza y'ibyishimo. Utangiye 2025 ufite ibyishimo, uzayisoza ufite ibyishimo mu izina rya Yesu. Ubwo ni ubuhanuzi Imana yamaye gutambutsa ku bantu b'Imana. Ndagusabye kujya gukurikira ubwo buhanuzi kandi wikonekite muri ayo mavuta. Imana iraza guhindura amateka, iraza gukora ibikomeye, uraza kwibukwa, uraza gukurwa iyo wari waratawe, uraza kwerekana icyo ushoboye, uraza kwakira amavuta, oh haleluya, igikundiro, uraza kwakira amavuta y'ibyishimo mu izina rya Yesu rikomeye kandi usumba amazina yose. Amen. Imana iguhuze n'ayo mavuta, Imana igushyire muri ubwo buzima, Imana ikwije muri ubwo buhanuzi, Imana ikwije muri ibyo bitangaza, Imana ikwije muri izo mbaraga. Imana ya Isiraheli nkorera, Imana yamamagaye, Imana yamaye ubuhanuzi uyu mwaka, Imana yantumye kuvugana nawe, Imana nyamana, Imana umwami wacu Yesu Kristo yamukwiye mu gitare ikamuzura, Imana ibeshaho ibitakwiye ko bikabaho, Imana y'agakiza, Imana nzima, Imana twiringira, ikoresha imbaraga z'umwana wa Yesu Kristo, iguhuze n'imigisha yo kuvugwa neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom. Hallelujah. Lilasia. Imana ikugire neza mu izina rya Yesu. Amen. Yesu abahe umugisha.